Ndagusuhuje ndanakwifuriza ikaze inshuti wowe ukunda ibiganiro bya Rwanda Star TV. Inshuti witeguye kuduha umusanzu wawe mu gukora subscribe mu gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nimba utarakanda subscribe, nimba utarakanda kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho, ndakurarikira kugira ngo ubikore kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro dushyiraho bya buri munsi. Uyu munsi ntabwo ndi bujye kure, ntabwo ndi butinde, ngiye kukuganiriza ku buryo bwagufasha kumenya niba ibyiyumviro ufite ku muntu runaka ari irari cyangwa ari urukundo. Hari ukuntu ubona umuntu ugahita wumva umwiyumvisemo. Ni kenshi cyane rero umuntu atabasha kumenya kubitandukanya niba ari urukundo cyangwa se niba ibyiyumviro agize ari iby'igihe gito, ndetse bikaba bizashobora kugeraho bikarangira akabona uwo muntu yibwiraga ko amukunda agatangira guhita amufata nk'usanzwe. Ushobora rero kwiyumva gutya bitewe n'umusore cyangwa umukobwa runaka ubonye ukamubona nk'uw'inzozi zawe, ndetse ukaba wanatangira guhamya ko umukunda, gusa nyuma y'igihe gito ugahita ubona ubuzirengero ryabyo, ugatangira kumubona nk'umuntu usanzwe, bya bindi wamubonagamo ugatangira kubibona nk'ibisanzwe. Ni ibintu bishobora kubaho cyane, ukaba wakwibeshya kuri mu rukundo kubera ibyifuzo byawe. Ibi rero nanone impamvu ibitera nuko umubiri w'umuntu uko wiyumva igihe ari mu rukundo n'iyo afite irari usanga bijya gusa, bitandukanira gusa kuko bimwe biramba ibindi bikamara igihe gitoya. Nubwo rero bigoranye guhita umenya ko niba uri kwiyumvamo ari urukundo cyangwa se ari irari, hari ibintu runaka bishobora kugufasha kugira ngo utandukanye urukundo n'irari. Rero ingingo ngiye kukubwira ni ingingo nkeya, ariko ushobora gushingiraho ukavuga uti uru ni urukundo nkunda uyu muntu cyangwa se ni irari ry'umubiri, ndetse rizarangira. Icya mbere, yaba umuhungu cyangwa umukobwa wiyumvisemo, uzasanga icyo umukeneraho cyane ari uko muryamana. Kuryamana ubusanzwe kw'abakundana bibaho, ndetse bamwe bakemeza ko ari imwe mu ngingo zikomeza umubano wabo. Ariko rero mu gihe wumva icyo wifuza kuri mugenzi wawe, wibwira ko bakunze ari uko mwaryamana gusa, aha amahirwe menshi biba byerekana ko ibyiyumvo mufitiye bishingiye ku irari aho kuba urukundo. Umujyanama mu by'urukundo David Bennett avuga ko mu gihe ukunda umuntu, umubano wanyu wubakira mu guhuza amarangamutima aho gushingira ku mibonano mpuzabitsina gusa. Ikindi kintu kizagufasha kumenya ko ari irari atari urukundo ni uko uzamuhisha amabanga runaka, ntumusangize byinshi mu bigize ubuzima bwawe, ntumwibwire wese. Niba ufite umusore cyangwa inkumi runaka wumva ko wihebeye, ariko ukumva umubano wanyu waguma woroheje, ukanga ko byagera mu marangamutima akabije, ibi biba byerekana ko icyo umufitiye atari urukundo nk'uko ubyibwira, ahubwo bishobora kuba biterwa n'irari, kuko umuntu wakunze ntabwo wumva wakwirimita, ntabwo wumva wagira ibyo umukinga. Ibi nanone rero byemezwa n'umuhanga mu by'imibanire y'abantu, bamwita Kambali Hanson. Avuga ko kudahuza amarangamutima bishobora kuba ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko nta rukundo ufitiye umuntu. Uyu muhanga aravuga ati niba ukora imibonano mpuzabitsina bikagenda neza, ariko ntugire uburyo bwo guhuza n'umuntu umutima ndetse ngo wumve umufungukiye, ngo byaba ari irari aho kuba urukundo. Nimba hari igihe ushaka ko muryamana ariko ukumva udashishikariye ko muganira, mugirana ibiganiro byimbitse, ntabwo ari urukundo, ni irari. Hari indi ngingo rero yagufasha kumenya nimba ari umuntu wakunze cyangwa ari irari wamugiriye. Iyi ni uko ubaho mu kwigaragaza uko utari. Kwishushanya ni kimwe mu bintu bikomeye bigaragaza ko ibyo umuntu arimo atari urukundo. Hanson, uyu muhanga, avuga ko urukundo rurangwa no kubwizanya ukuri. Niba rero ubeshya umuntu ukamwihishamo, ukamwishushanyaho, buriya ntabwo uba wamukunze, kuko umuntu wakunze uramwirekurira ukifungura wese. Ahangaha rero iyo wigaragaza uko utari, ni ikindi ikimenyetso kigaragaza ko utamukunze, ahubwo wamugiriye irari, ndetse mu gihe gitoya uba uzatangira kumubona nk'umuntu usanzwe. Hanyuma ikindi kintu ni uko utagira kwigomwa kuri we. Kuba wareka gukora ikintu runaka wakundaga cyangwa ugahagarika gahunda yari gufitiye akamaro, byose ukabikora ugamije kunezeza mugenzi wawe uvuga ko ukunda, ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza nyine ko umukunda. Ibi rero nabyo bihamwa n'umwarimu w'ibijyanye n'imibereho ya muntu muri kaminuza ya Rutgers muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamwita Dr. Helen Fisher. Yaravuze ati iyo uri mu rukundo uba wifuza kwigomwa hafi ya buri kintu cyose kubera mugenzi wawe, kugeza naho bishobora kugushyira
kugushyira mu byago ugerageza gushyira mugenzi wawe imbere. Bitandukanye rero n'urukundo, iyo ufite irari ntushishikazwa cyane n'ibyishimo bya mugenzi wawe, bigatuma wumva ntacyo wakwigomwa kubera we, cyangwa se wanabikora ukaba ugamije kwanga ko yakeka ko umukunda. Muri make ukabikora kubera kubura ukugira. Ni ukuvuga ngo iyo udashobora kwigomwa ikintu runaka kubera umuntu ukunda, mu gihe bizwi ko abakundana ubundi ntacyo atakwigomwa ngo mugenzi we yishime, burya ntabwo uba umukunda, ahubwo uba waramugiriye irari, ndetse mu gihe gito uba uzumva umwikuyemo, ibintu byose bikaba nk'ibisanzwe. Hanyuma ikintu cya nyuma kizakubwira ko uwo muntu utamukunda ahubwo ari irari wamugiriye, ntumushyira muri gahunda zawe z'ahazaza. Ubusanzwe iyo umuntu yakunze undi usanga atangira kumwinjiza muri gahunda ze, agatangira kumva yapanga amushyizemo, agatangira kumva ko hari ibintu bazageranaho. Mu gihe ufite irari rero ukomeza kwita kuri gahunda zawe z'ahazaza nk'uko bisanzwe, ndetse ukumva nta mpamvu ikwiye yo kuba wazimushyiramo. Ku rundi ruhande, urukundo rurangwa no gushyira umukunzi wawe muri gahunda zawe zose z'ahazaza, kugeza naho iyo muri kumwe n'inshuti zanyu wisanga kenshi uri gukoresha amagambo arimo ngo twebwe dushobora kutaboneka. Ugasanga uribana, ariko kuko wa muntu mukundana ntukivuga ko ari we wenyine uzitabira igikorwa runaka, ukaba wavuga ngo ntabwo turabitekerezaho, nyamara ni wowe warubajijwe, ariko kuko ukunda umuntu wamaze kumushyira muri gahunda zawe, urumva ko azagira uruhare mu gufata uwo mwanzuro. Hanyuma ukaba wanavuga uti tuzababwira iki gihe uwo muntu ukunda waramaze kumushyira muri gahunda zawe. Ariko igihe ari umuntu wakururiwe n'irari udakunda, gahunda zawe zose, imigambi yawe yose umukuramo. Ngayo nguko rero ngibyo ibintu bizakwereka ko umuntu wabonye, yaba umukobwa cyangwa umuhungu, umukunda cyangwa ari irari ry'umubiri ryahise rimukurura mu bitekerezo byawe. Niba rero ukunda ibiganiro byacu, nimba ushimye iki kiganiro, kora like, niba kandi utarakora subscribe, dutera inkunga yawe. Hanyuma nimba wumva ari byiza, nimba wumva ubikunze, ukande kuri iyo nzogera kugira ngo icyo dushyizeho cyose ujye uhita ukibona. Ni Clementine mwari kumwe, mwakoze cyane. Nimba muzajya mudutera inkunga mukurikira ibiganiro byacu kuri YouTube channel ni Rwanda Star TV.